tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Agape Film House Empire, aho tubahereza filime nziza cyane kandi nkuko ibyifuzo byanyu biba mwabitugejejeho tukabasha kubisubiza 100%. Uyu munsi rero turi kumwe na mama Agape House, wawundi ubazanira za filime zose mwamubona kuri iyi channel ya Agape. Ubu ngubu rero tumuhaye ikaze ahangaha muri studio za Agape, aho tugiye kuganira nawe tukagira ibibazo tumubaza, byinshi mu bibazo mwibaza akabibasubiza, mukanaganira nawe mukumva amarangamutima yiwe n'icyo ababifuzaho umunsi kundi. Tuguhaye ikaze, watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwimana Pauline. Ndumva benshi munzi muri filime nyinshi zo ku masede abakera, abo rero ntabwo ari nyinshi cyane maze kugira, ariko hariyo ndi gukinamo nitwa Mamiribagiza. Ndibaza ko ariyo hari benshi bamaze kumenyamo, ariko nakinnye filime nyinshi cyane. Rero ibi bintu mbikora nk'umuntu bikunda, ariko icyambere ndagira mbabwire ko mbakunda cyane. Muri abantu beza, kubibwira ntarabanza kubavuga ibigwi byanyu. Muri beza, mutuba hafi. Mana yanjye sinzi uko nabona nabivuga. Nshimishijwe no kubagira, n'ukuri mbahorane. Natangiye kuri YouTube njeho vuba cyane, nyijeho ndumva nta n'umwaka wari washira, ariko nabonye imbaraga zanyu, nabonye urukundo rwanyu. Mwajyaga mureba filime zanjye z'amasede, abenshi barankundaga, bakundaga amafilime yanjye. Inje nahanga kuri YouTube mwaranyakiriye, ndabashimiye. Aho mugejeje mukora ndabashimiye, aho Imana igejeje ikora nayo ndayishimiye. N'ukuri niyo yakoze byose, nijya mu mutima wanyu mukabasha kunkunda, ndabashimiye cyane. Rero dufite ibintu byinshi byo kubaha. Nanjye rwose narahagurutse pe, ntabwo nzigera nsubira inyuma. Ndashaka kubahereza filime, yaba ari filime zirangira, yaba ari filime zikomeza z'uruhererekane, ariko nazo zigira igihe cyo kurangirira. Njye ntabwo nzajya nkora za filime zigenda zikarambira nawe ya. Nzajya mbakora filime gusa ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Buriya uko mutwandikira mukagira, murabona ko akenshi ma message yanyu yose ndayasoma. Ibitekerezo byanyu ndabyumva kandi ni inyamibwa, kuko nimwe dukorera. Nimwe dukorera. Rero ndi kubararikira izo filime zacu. Iyo filime Amarira y'Umugeni, Half Mask Marizi ko nayirangije, nkibutse ntaribagirwa. Abantu benshi muri mukumbaza iriya filime Imboni yanjye, nayo rwose mu minsi mike ya finali yayo ndayizana. Ntabwo nzigera mbababaza, muri abakunzi banjye bakomeye. Ndumva hari ari ibyo, ariko cyane cyane ndashaka ko mureba filime Amarira y'Umugeni. Nyamuneka kureba filime kwanyu niko gutuma natwe dukomeza tugakora, kuko uko muyireba mukareba muri bake cyangwa rimwe na rimwe mugashyiramo ubunebwe, niko twe tugenda dusubira inyuma. Iyo murebye filime muyihutisha, muba muri kudusubiza inyuma. Jya uyishyiraho, nubwo waba uhuze ufite ibyo uhugiyemo, wayishyiramo ukaza ukagaruka ukayirebera aho yari igereye. Icyo kintu rwose mujye mudufasha filime muyirebe muyirangize. Icyo ni kimwe. Ikindi, mw'abantu mwe muri kudusaba ngo dushyireho udufilime 2 ku munsi, turabakunda. Ari n'ibishoboka n'10 twazibaha pe, kuko byakabaye ari n'inyungu zacu, bikaba n'inyungu zanyu. Ariko iyi filime, muri filime nigeze gukora, iyi filime iragoye. Iyi filime Amarira y'Umugeni mwayibona saa 9 z'ijoro, mwayibona saa 5 z'ijoro, mujye muvuga muti rwose babantu ntako batagize. Kuyibaha buri munsi ntago tukiryama, duhora kuri seti, tukava kuri seti tukajya muri editing. Ku editing ibintu by'abazimu ni ibintu bigora pe, ni ibintu bigora.
kuko ibi bintu by'abazimu se ni ukuvuga ngo episode tweditinga ku munsi twakabaye tweditinze nka episode enye. Rero biri kudusaba imbaraga zikomeye kandi murayikunda, ariko ni ukuri kuyibaha kabiri ibyo ntabwo byakunda. N'iryo rimwe igihe muzajya muyibonera mujye mumenya ko ntako tutagize. Turabakunda, ibyifuzo byanyu ni ingenzi, ibyo mudusaba si uko tuba tutabyumvishije, ariko nuko bidashoboka. Rero komenti mukoreshe nyamuneka abantu banyu mubakundisha iyi filime, mumenye ngo iratugora, ariko nimudakomeza kuyireba ngo muduhe views nyine, namwe murabyumva ikizakurikiraho. Niko kwa kundi usanga filime tuyirangije mukishaka, ugasanga hafi mask twayirangije mukishaka kubera iki? Kubera ko wenda mwashyiragamo imbaraga nke mu kuyireba. Muzihe n'abandi kuba ukunda filime, ntabwo ari byiza kuyigumana wenyine. Ufasha abantu 10 ukabahereza, ni umusanzu munini ubutanze. Uwo musadanyo turawukeneye, nyamuneka ni ukuri nimudufashe. Urukundo mudukunda natwe nubwo tubakunda, ariko none twese duterane ingabo mu bitugu. Ibi bintu ni ibintu bitoroshye na gato. Ndumva harari ibyo kereka niba hari ikintu muri studio bambaza. Abantu benshi bakunda kwandika bavuga ko bafite impano zo gukina filime, bakunda gukina filime. Twagiye tubibona, hari abantu benshi, uri mu bantu bake mu Rwanda bashobora kuba bafite umutima ushobora kuzamura abantu bafite izo mpano. Twarabibonye muri iyi filime Amarira y'Umugeni, wagerageje gufata impano z'abantu nyinshi ziturutse impande nyinshi z'isi. Ino filime nk'uko babivuze iragoye, izamo abantu baturutse ahantu henshi mu gihugu cyose cy'u Rwanda, abaturutse mu ntara zose z'iki gihugu baje gukina iyi filime. Nabyo ni ibintu biba bigoye, ariko hari n'abandi tubona muri commentaire bashaka gukina filime na bakunda kubikina, ni bafite imyitozo ihagije, ni babizi neza. Ariko niki wabafasha? Niki bisaba? Iki bigenda ute? Ese bakubona ute kugira ngo babashe kuba bagaragara nabo kuri izi platform, nabo impano zabo zijya hagaragara nkuko wagiye bifasha n'abandi? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Kuri ngewe icyo kibazo ntabwo kigoye, kuko ndi umwe mu ba producer cyangwa aba director cyangwa abanditsi, kuko izo mpano zose ndazifite. Bagerageje kuva sinema mu Rwanda zatangira gusa n'izimenywe, bisa naho u Rwanda rutangiye gukina filime, kuko rwazikinnye kera ko bitazwi, ariko mu gihe noneho byabaye nk'ibisakara. Ndi umwe mu bantu bafashe ya mbere nkora filime nyarwanda. Nakoze filime nyarwanda zirakundwa, za Ndi Umukristo, Catherine, Bazirunge, Gica, Gito, Inkoni y'Imana, Inzigo. Ni filime nyinshi nakoze, filime zigeze muri 25 zirimo iz'uruhererekane. Nakoze filime rero ni ibintu menyereye. Izo filime mbabwira aba bakinnyi mubona ntago ari ibintu nirata kandi mpora mbivuga. Nana wo muri Stimedi yakinnye ari Catherine, niyo filime ya mbere yaboneye igikombe mu Rwanda, ni filime yanjye. Uwo bita Biju yakinnye muri Gito, akina yitwa Milka. Murabizi mwese, niho mwamumenyeye. Igikombe cya mbere yabonye muri filime mu Rwanda ni muri filime yanjye. Uwo bita Tukowote ntago mbivuga mfite ubwoba, kuko nabo ubwabo barabizi. Bambajije ikibazo gituma nyine mvuga kuri ibyo ngibyo, si uburyo bwo kwirata, ahubwo ndagira ngo mbabwire n'abandi ba producer bashaka kuzaza gukinira muri ibi bintu, bagakina n'amarangamutima y'abantu babasaba kuza gukina filime. Ntabwo umuntu banza urebe wowe niba tuvuga uri umustar cyangwa uri umuntu ukunda ibintu, cyangwa producer cyangwa umudirector, ugafata umuntu uza amarangamutima ukuntu ibintu ubikunda, ugafata umuntu ubikunda ugashaka kumukiniraho, ukamwaka amafaranga ye, ukayarya, ibintu ukabiherereza ku ruhande. Nta nubwo ubundi gukina filime umuntu atanga amafaranga. Amafaranga umuntu agusaba ni uburyo bwo kukumenyereza. Birashoboka ko bashobora kuyagusaba, ariko se basi aranayagusaba ibyo yagusezeranyije abikore. Ntago rero twega muri Agape House icyo dushyize imbere ari amafaranga, dushyize imbere kugira ngo tuzamure impano z'abantu. Ibi bintu ndi kuvuga rero
Sabo ari uwo tukote muri filime muri filime Inkoni y'Imana yakinnye yitwa Pastor Fake, niho yaboneye igikombe cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ndi kuvuga byose bo barabizi, abo bakinnyi nakinishije. Asiya uriya wagiye muri Amerika, ninjye namutunzeho kamera bwa mbere mujyana kumukinishiriza i Burundi. Nuvuga ngo aba basitari mubona bo mu Rwanda nta bataranyuze mu maboko, abataranyuze mu maboko ni bake cyane, kandi nabo n'abaproducer bikoraga amafilime yabo, ariko abandi bose abo bangenzi nta muntu ntakinishije, kandi nazamuye impano zabo nta kiguzi, nta mafaranga mbasabye, njyewe ndavunika, nishimira iterambere ryabo pe, ndabyishimira iyo mbabona nkavuga okay uyu muntu ninjye namukoresheje, uyu ninjye namukoresheje, reba ahantu ageze, nshimira Imana, kandi nabo barabinshimira, igihe cyose bavuze barabinshimira kugeza kuri umunota. Rero njye bishobora kuba ari impano yanjye, niko nabivuga. Nubejo bone natangiye ino filime Amarira y'Umugeni, ndongera abantu bashaka gukangura impano z'abandi bantu basa nabaheranywe nibi, kubera nakoze filime message gusa. Twabigeze gute? Turashaka kuzamuka, tuzabigira gute? Ndavuga nti byari byo byose hari abandi bantu bagishonje, bafite inzara n'inyota. Ndongera n'ubundi inshyiramo za mbaraga, abantu ndabazamura. Iyi filime Amarira y'Umugeni mu by'ukuri dukurikije ziri kurebwa hano mu Rwanda, nayo yaza mu 10 ziri kurebwa, ziri imbere kandi zinakunzwe. Rero ntabwo ngewe nsezeranya ibintu ntazigera nsohoza. Ibyo nkusezeranyije tukavugana, ugakurikiza amasezerano, ukambwira niba nkukeneye cyane, igihe cyose nzagukenera nzakubona, tukabisezerano ukabyubahiriza, tubyendanamo neza. Nibyo rero nicyo ndumva nkusubije. Ntabwo ibintu ari ibintu ngiye kwiga, kuko numvisha abaproducer bandi babivuga, navuga ko babinyigiraho, kuko abo bose babivuga na bose babikora n'abana bandebeyeho, kuko murareba imyaka yanjye maze imyaka irenga 15 muri sinema. Mu by'ukuri abarebye bakavuga batapolina hari abantu yazamuye, baratekereje batandatu tubikoze twazamura abantu. Rero ngiye ntago ndi umwe mu producer bavugiye ibintu batazigera bakora, kandi n'ubu ndakomeje, ndetse ndanakomeje cyane. Ngiye kuzamura impano z'abantu, shaka gukora amafilime menshi ay'uruhererekane n'amafilime arangira. Ni muze uzumva condition nzamuha kumva yabishobora azaza, kuko biba bisaba condition, ugomba kwemera ukavuga uti nyine nzaboneka igihe cyose. Ntago ari ibintu uza ukajabagurika ukagenda, ni ibintu nyine uza nawe ukazubijemo, uzanyemerera tukabigenderamo neza. Abo nazamuye ntacyo bamurusha, abantu bose babikunda. Ikizima reka nkubwize ukuri, nta muntu wananirwa gukina filime, abantu bose babishobora. Icyambere ni urukundo, iyo ikintu gikunda uragishobora, gushaka niko gushobora. Murakoze. Hari ikindi kibazo abantu bakunda kwibaza cyane. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo hari umuntu wicaye uri mu ntara cyangwa uri mu mujyi wa Kigali ushaka gukora filime. Ese kugira ngo umuntu akore filime byamusaba iki? Hari abantu bakomeza kwibaza ibyo bintu, bafite izo mpano, baranditse amafilime, bayafite mu makayi yabo, abandi barabireba bakumva barabikunze, bafite ubwo bushobozi, ariko nibazi ngo bigenda ute, bisaba iki, bisaba ko bigenda. Dusangize nko kuri experience ufite y'imyaka 15 maze muri sinema, umuntu ashaka gukora filime byamusaba iki? Ikibazo cya mbere cyari cyoroshye, ariko kirakakaye. Gukora filime, ngewe mu kuruhande rw'ubwanditsi, mwanditsi afite limite, no umuproducer ntugira limite, umwanditsi afite uburenganzira 100% kwandika icyo ashaka. Director umuhaye inkuru ya directing, ariko icyo kijyanye no gukora filime tubanze tumenye ko filime ikorwa na producer. Producer ni ikintu umushoramari, ni umuntu ufite amafaranga. Ntago filime ari ikintu ufata 200,000, 500,000, miliyoni ngo ugiye gushora muri filime. Filime isaba igishoro. D'abord banza ubone script. Script ni ukuvuga ngo filime yanditse. Ntago ari ibintu uzicara ngo urumva ngo mfite inkuru ngo Nyirakamagaza yahuye na Sentare ngo baricara ngo baraganira ngo mfite script ngo cyangwa mfite inkuru ngo reka nze njye kuyishutinga. D'abord banza umenye ubone script. Numara kubona script unakore budget. Filime ni budget, ni amafaranga. Babwiza ukuri, ntazagira umuntu babeshya
sinema kuyikora kuba producer nuko uba ufite amafaranga. Producer ni iki? Ni umushoramari ukora produit akayishyira ku isoko abantu bakagura cyangwa bakareba. Ntabwo ari ibintu rero ngo kuko numva mfite utuntu tw'uturanga itandukanye no kuba umukinnyi. Kuba umukinnyi ushobora kuza nkagukinisha bikaba nagomba gukinishiriza ubuntu ukaba wanashora nawe ugakina. Kuba director, umuntu yaguha akazi ukaba umu director, ukwandika ni uburenganzira bwa nubwo ushaka ujye wandika uvuga ibivejuru bimanure nurangiza ukubite bigenda mu ndege ziguruka, ufite uburenganzira bwose busesuye. Ariko ikintu kijyanye no kuba producer, umushoramari, ni ikintu cyo gutekerezwa kuko icyo cyo nta nubwo ari impano. Kuba producer ntabwo ari impano ngo uvuga ngo irimo irandya ngo numva nakora filime. Gukora filime, producer ni umushoramari. Nkuko umuntu ashaka gufata kuva ati ibirayi nzabicuruza gute, ni ibintu ubanza ugakora budget ko base mu Ruhengeri niba ariho biboneka cyangwa za Gisenyi niba ariho biboneka, za Rubavu na za niba ariho biboneka, ndiga iryo soko ukabanza ukajya kwiga ibyo bintu. Si ukuvuga ngo ujye kubyiga mu mashuri. Reba kuri bagenzi bawe uko bakoze ubanza ubyiga, kuko abenshi hari izina bise ngo gushya. Abenshi barahiye amafaranga yabo amaze gutokomberera muri ibi bintu. Kubera iki? Azana miliyoni ngo yumvishaga kuri umuntu yakamuganirije ngo tujye hariya. Ntago abantu bose baba ba producer. Icyo kuri ubukinnyi ushobora kubwiga ukabumenya. Ukuba direct ushobora nabyo kubyiga ukabimenya bikaba n'impano muri wowe. Ariko se kugira amafaranga nabyo wenda reka tubyite ko nabyo ari impano Nyagasani yatanze igahabana amafaranga. Banza ugira amafaranga numara kuyabona ujye gukora filime. Jewe nuko nguko simbaciye intege pe, mukora amafilime munayarundi, ariko muzaba mumbwira nyuma. Gukora filime ni kimwe no kuba umukinnyi wa filime ni ikindi. Ntabwo umukinnyi wa filime wese azakora filime ngo ibyo bintu bizavemo. Ntibyashoboka. Wishaka kumva ko producer we kwa akora nawe wakora, ntibibaho. Banza umenye ko bigira igishoro, unishakira ukinira niyo wumva biri kukurya muri mutima, warananditse inkuru shaka umuntu yihaye gukorere, ariko wifata amafaranga yangu ujye kuyatwika ngo miliyoni imwe nta kintu izigera ikumarira, n'ebyiri ntago nzi ko zagira ikintu zimara. Numva ari ibyo ngibyo murakoze. Yego, hari abantu bakunda gukurikirana Agape, bakunda kugenda bavuga ko bagukunda cyane kandi nawe watangiye uvuga yuko ubakunda, ariko hari imbogamizi nyinshi zigenda zibaho, ugasanga wakoze n'igihangano undi muntu aragitwara agishyira kuri channel ye. N'ibyo bintu iyo ubibonye bigenda ute, ubivugaho iki? Niki wasangiza abadukurikiye? Byangiza iki mu kazi kawe, cyangwa hari inyungu waba ubifitemo cyangwa baba bakufasha kwamamaza? Icyo nacyo kigoyemo gake, ariko nanone ntikigoye. Nibyo nakubwiye, kuba producer ni iki? Umuntu afashe YouTube channel arafunguye gutyo gusa, ntacyo afite cyo gushyiraho. ngo Apolline nasohora filime ndajya nyimwiba nyishyireho. Apolline nayisohora, mujye munatandukanye ibyo bintu. Hari Apolline hakaba na Apolline, kandi twese dukora amafilime. Nawe urafata ushyireho, ufate n'iy'abandi. Mw'abantu mwe, reka mbabwize ukuri, ntago bizabahira. Ntago muri kunyamamaza, ahubwo muri kunyiba. Muri abajura. Abo ngabo babwize ukuri batandukanye n'aba bantu dukundana, batandukanye n'aba bantu bandebera filime, kuko abo ngabo noneho bari kunyiba. Nima afashe filime yanjye ikarebwa n'abantu 1000, we ntago bari busubirwanye ngo bajye kuyireba. Ngewe nashoye amafaranga, nibyo nakubwiye ngo by'ubushoramari. Uriya gufungura YouTube channel nabyo ubaye umushoramari, kuko YouTube channel ntibaho idafite ikijyaho. Nuko ugomba kuba ufite content yo gushyiraho, kandi wabaye producer, urashaka amafaranga ushore ushyireho. Ubwo rero niba uvuga ngo ndayifunguye, ngiye kuba producer w'umujura, nyine producer w'umujura, umunsi wafashwe ni igisambo. Igisambo cyose iyo gifashwe murabizi icyo gikorerwa. Ibyo bazagukorera nyamuneka mbona babibakorera mukadutuka, nta kundi. Ariko nyine nta kundi n'undi gisambo iyo gifashwe gituka, wenda nubwo kitagutuka ngo byumve kivuga mu kanwa ariko mu mutima, ariko mu by'ukuri mama turenganya, ntago tuzigera tubihanganira. Nk'ubu nka filime yanjye Amarira y'Umugeni, mw'abantu mwe muri benshi pe, se muri kunyamamaza murankunze cyangwa abankunda n'abandeba, ariko abayifata bakajya kuyipirata bakayishyira ku macano yabo.
aho ndabakomeje ntabwo tuzabyumva kimwe pe. Yego. Abo bantu urabakomeje ubabwira yuko ibyo bintu bitazigera bibahira. Abenshi nyine ubwo igisubizo baracyumvishe, ntabwo ari ibintu bagomba gukomeza gukora. Turagushimiye rero kuba wabanye natwe muri iki kiganiro ugiranye n'abakunzi ba Agape House Film Empire, kandi ubafitiye byinshi byiza. Ese mbere yuko dusoza twakubaza ni izihe nzozi ufite muri sinema nyarwanda? Ni iki kintu wumva nk'indoto zawe muri sinema nyarwanda? Mbere yo kuvuga inzozi reka mbanze mvuga imbogamizi ho gatoya tugira, kuko buri muntu agira inzozi, ariko ugize amahirwe imbogamizi zikavaho inzozi zawe zirasohora. Imbogamizi ngira zikomeye nubwo mutakimbajije ariko kiba gikenewe, abakinnyi dukoresha. Utangira filime wayigezamo hagati umukinnyi akagukoshona akabavuye muri ya filime, mwe mukajya mureba ngo filime ntitwayirangije ariko twabuze abakinnyi bo kuyikina. Rimwe na rimwe baravuze bati amasezerano bakayanga, tukabura uko tubigenza filime tukazihagarika. Benshi bafite ama YouTube channel nicyo kibazo bahuye nacyo. Ikindi imbogamizi tubura ahantu ho gukinira, nta location tugira, usanga dukinira ahantu hamwe kandi muba hari muri abakunzi bacu mufite location, amahoteli, ahantu henshi twakorera. Support yanyu irakenewe, ntago tuvuze mu muduha amafaranga, ariko suvuze uti ngiye mfite ahantu gutya hatagize wahaduha tukahakorera. Dufite imbogamizi nyinshi muri sinema, dushaka abana batoya twabasaba ababyeyi babo bikaba ibibazo. Niyo mpamvu muhora mubona muri filime n'abana bato dukoresha baba ari bamwe, bisanga ari igihe abana twibyariye aribo turi gukoresha. Muduha abana tubakoreshe niba mukunda sinema nyarwanda. Kandi ikindi kintu mukure ibintu byo kumva ko niba Apolline nkininye wenda uri kubona ndi umugome, ntago ariko nteye. Izo mbogamizi duhura nazo hagiye umuntu akeneye abona abantu mwandika muri comment, nyamuneka ufata umuntu ukavuga ngo iki kigo ryingo kirabyimbaganye kize gute, ntago ari byo pe. Ura n'umukinnyi uri kwigisha, iyo mumubwiye kuriya hari igihe atanagaruka kongera gukina. Kereka nkatwe twabimenyereye turanabikunda ko twumva ko mwaturebye, ariko harimo abantu bibangamira. Mujye mugerageza, wenda umuntu ntimwamukunze ariko basi mubivuge mu mvugo itari nyandagazi. Izo ni imbogamizi zimwe duhura nazo. Ibyo nashimira rero, ngiye mbere na mbere manje gushimira abantu twakoranye filime Amarira y'Umugeni, turacyayikomezanyije ariko twatangiye mu buryo buhuruhije, yewe bamwe barananirwa babivamo, ariko abo twakomezanyije nongere mbasezeranye nimutagwa isari tuzasarura kandi byinshi muzabibona, mbivuga muzabibona. Noneho rero ngiye intumbero yanjye, icyo numva nshaka kugeraho, ndashaka kuba mfite, navuga ngo ikize, mfite inzu ifite icyitwa igikoresho cyose cya sinema. Nshaka kuba rwiyemezamirimo mu bintu bya sinema. Ibi bintu sinigeze ndyama, sinacecetse, ni ibintu nkunda, sinjya nsinzira, amafaranga yafata nkayatangamo, ntacyo nitayeho. Abanzi muranzi pe, jewe ndi umuntu numva nshaka kuzaba umuntu mugari muri sinema, munini, ku buryo abantu bose bazajya bava bati higeze kubaho umudamu. Kuko abadamu twatangiranye ibi bintu abenshi barananiwe, n'abari gukora umungubu n'abana bagiye bavuka, n'abana bagiye bazamuka, ariko abadamu twatangiranye bose barakoze, ukoze imwe, ukoze ebyiri, wakabije yakoze 5, bose baransigira, nsigara mu kibuga. Nigeze ko ikiganiro kuri Radio Rwanda baravuga ngo umwamikazi wa sinema, nanjye ndabihamye ndavuga ngo umwamikazi wa sinema. No kugeza kuri uyu munota uzaza kuvuga ngo ankuye ku bwamikazi bwa sinema, ntazaba yarantanze gutangira, kandi kugeza kuri uyu munota ndacyahatanye. Nta bundi bwamikazi baba nambikwa amakamba, ahubwo nkunda sinema kugeza ubwo abandi badamu bandebera bakavuga bati kabisa. Rero ngewe intumbero yanjye nuko sinema izaguka ikaba nini, abategarugori bagenzi banjye nabo bakazamura sinema, tukajya tuvugwa mu Rwanda no hanze y'isi ko ari abadamu bazamuye sinema muri iki gihugu cy'u Rwanda. Murakoze, murakarama, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.